kimwe kiri sibyo genda igicucu ubwenge bwanjye ni imbaraga zanjye mfite ndabuza ngo rimwe kabiri gatatu usohoka hanze vuba n'uremba ndagenda ariko wowe na cya gishiki cyawe buriya irukanga urumva nzongera gusanga wowe wicara ngaho uraruhira ubusa ubukwe gusaba uraruhira ubusa ko kagenda n'ububona tugenda abantu uri bakagenda gusa ntago mbizi nshaka amafaranga zakabura gato ngo mere umuntu yagukubita mereza amafaranga niyo nshaka genda cyo kuyamwiyakira singure harambika karakabara Samu twagiranye diro nje nawe ma amafaranga mwana ibyo bintu tujye tuba abanyakuri ariko twagiranye diro ariko kimwe yanze kunyishyura tugenda tujye kumureba wakija ntago nguri genda nawe kuziti dogo yaguhaye rero yamereza mama amafaranga ariko se mwana mama amafaranga Samu biteze meze neza fresh nari mbonshimire rero impamvu nari naguhamagaye ndagira ngo tugire ibintu urabizi nyine amasinde dufitanye ndagira ngo tuyacoce nyine arangire urabizi wampaye diro ntago ari njye nyine wayikoze nashyizemo undi muntu Mutesi urabizi twarabipanganye nyuma unyambura amafaranga wanga kunyishyura none ubu Mutesi yirirwa karitsiye zose agenda ambeshyira avuga ko namwambaye kandi nanjye urabizi nta mafaranga nigeze njye uri kumva icyo gise buri murantera Sam ari akantu kamwe nshaka gukosora buriya ntabwo ari diro ko rero baragira gusaba imbabazi navuze nabi bitanurutseho nakubwiye nawe muri make nagusaba imbabazi nene naguze umwana kandi yantiwe nube rero atorongeye yaragiye mu byaro iyo ngiyo ubwo ubu yaje nimugoroba kandi n'ubu turaterwa buri joro rero twagira ngo turebe niba ahubwo twazasubira no mu cyaro byaba na ngombwa na buriya bukwe bugahagarara kuko nta mahoro dufite ubwoba urumva nyine impamvu rero nagiye kwihishahisha twese nta mahoro dufite muri make numvaga buriya ko twabuhagarika diro yo guteranya abavandimwe iyo uyikure mu madiru ukorana n'abantu sibyo gusa ikintu ngushimiye ni kimwe nuko mbona waje nk'umuntu w'umugabo buriya sinya nkunda ibintu birimo akajagari birimo abakobwa urumva gusa uriya mukobwa narangizanyije nawe ntacyo azongera kukubaza Mutesi yego okay twararangizanyije ibyanjye nawe twabishyize ku murongo nta kintu azongera kukubaza ahubwo uyu munsi ni iminsi itatu amafaranga yawe ndayaguha sibyo rero ndi kumva ibintu by'ubukwe bitangana kandi kumva nta mpamvu yo guhagarika ubukwe rwose niba umuhungu yarashimye umukobwa yaramushimye ntabwo ndi kumva nshimye ari ikibazo mu buzima bwabo ahubwo dushobora gukora uko dushoboye twe tukarwanira urugamba ubukwe ariko bukaba kwiniweho aho turi kumwe anti ndabyumva birababaye ko bitwa bampiga bantera ubwoba amamesaje agiye atandukanye antera ubwoba abizi ndaniruka amajoro banyirukaho bakimanya biragoye pe ariko fasha turwanira urugamba kuko Gilbert ntabwo namureka ndamukunda cyane kandi nawe arankunda
reba inshuro zose tumaze kwimuka twirukanka tuyize gute ahubwo gufasha tubishyiremo imbaraga wishyira imbaraga mu guhagarika ubukwe sibyo nshimiye nayo mabandi ye ahantu mwimukiye bamenya gute sha nanjye byaranshanze pe kwene urebe inzu turi mu 11 inshuro zose twimutse mu mezi 3 urumva icyo kintu baduhiga ahantu hose tugiye bahita bahana nk'ubu nshimiye arashaka hirya musaza wawe arashaka hirya kwene ni cyo kintu wakora kugira ngo nibura ucurutse musaza wawe ibintu binabivemo ko njye na Gilbert dukundana ubukwe bwacu bugakomeza urabona ntababaye rero ndekera ukaba nta kibazo kirimo iminsi 3 yonyine nizere ko itazarenga wowe uyu mwanya turimo kuvugana mara ako kantu uri kunywa baguhe n'akandi unywa sibyo okay nande ntago ndi umuntu w'imwe naguhaye iminsi ingahe iminsi 3 ariko wankoreye ikintu bita mistake ntazibagirwa wowe gute nguha deal warangiza ukajya kunteranya n'umuntu ura wagiye kunteranya na Gilbert warangiza ukongera ukagaruka uza kunsaba amafaranga uredi wamaze kunteranya uragarutse uze kunsaba amafaranga bivuze ngo uri kirumira habiri erega impamvu nanjye nabikoze wari wanyihindutse dukorane deal twumvikana ibiceri maze uhitunyihindura urumva se ari we bari gukora iki nimba uvuga ngo narakwihindutse Samu gute wowe dukorana deal warangiza ukajya kunteza umuntu warangiza ukagaruka kunyishyuza okay noneho nshimye bisi uri nk'umuntu w'umuvandimwe ikintu cyabine yaragahinda ariko ubu ngubu maze kubona ko uri umuntu w'umugabo tetwa udatuma kamere yanjye izamuka ibyo nakwemereye nabikwemereye amafaranga ndagwa mu minsi 3 kwene ibi bintu ko bizatuzanira amazi n'ibisusa ibi bintu ushobora kugabanya abana twabyihuriye ibi bintu ko nabibonye nkabona birimo intambara nkabona Gilbert aho bimukiye ko bigenze nkabona babateye nkabona birimo intambara nyinshi bishobora kuzabyara ikintu gikomeye cyane kiruta iki ngiki turimo kubonesha amaso gutyo ubu bukwe twabwihoreye nkavugisha umwana wanjye nkavugisha Benita ukavugisha Gilbert musaza wawe ibi bintu bikabera ibi bintu bikaba mu nzira kuko ndabona hari ikindi kintu kibyihishe inyuma cyangwa kizaza kiremereye cyuruta ibi ngibi turimo kubonesha amaso yacu wamfashe tukaganiriza abana bikarangira ibyo bakabyihorera please na Gilbert arankunda cyane pe kandi nanjye ndamukunda bijyanye no afata umwanya agafata amafaranga akirirwa nyimura kubera ukuntu baba bampiga ni uko ankunda ahubwo ngira ikintu ntekereza kuko nanjye maze kugira ubwoba bwinshi bandi ubwoba umutima nsigaye numva utari hamwe nsigaye numva n'akantu gakomye nkumva umutima urasimbutse ahubwo reka mubwire mwashatse ukuntu mudufasha ubu ko tukabutegura basi tukazabukorera mu cyaro ariko ubundi Bernard murakomeza mwiruka mubebera muhunga kubera izihe mpamvu ubukwe bugomba kuba kandi bukabera hehe inaha nta mpamvu yo kujya mu cyaro si icyo kigo n'ingone nshimiye utagikurikirana nawe byihorere nta n'impamvu yo guhora mwimuka inshuro 10 zingahe yose mwihora mwiruka nta mpamvu n'imwe kubera nshimiye ubukwe bugomba kuba kandi bukaba neza nta mpamvu iryo terabwoba birirwa bashyiraho leta irahari izabikemura kandi natwe tuzabarwanya ziko bizakunda bigacamo ibyo byo kwirwa mwiruka wapi rwose ntabwo ahubwo reka nkwereke cya kigo niyo umuntu nshimiye ndaje ndakisoma kirabibona rero urindi ibyo nakubwiraga birakufakaje ikibazo nakubonyeho ntabwo mpita nanyibuka neza ariko njyewe ntabwo nakwibagirwa ejo bundi ubwo nazaga hariya kureba uri kumwe na Shimiye ukina biyaje hari icyambere giteye amatsiko ubundi nkawe ku myaka yawe bigaragara ko ushobora wenda ntabwo uri yanda yeje ariko ntabwo wari warenze imyaka 19 kuko hariya nta makuru y'umukobwa ungana nkawe ko
Nshimiye uriya ni grand frère niba utari unabizi nta na kimwe burya ajyamo ntazi se naje yari tutamaze iminsi 2 twaramubuze ariko dufite amakuru ko yari ari kumwe n'umwana w'umukobwa mu kabara aho bagiye kuryohereza hagataho se ikibazo kiri hagataho ni ikihe ubu nta nubwo wakwishimira kuba ubonye umuntu wakugira inama ibyo simbyanze ahubwo kuba nandi kumwe na Nshimiye ikibazo kiri he ese tuvugisha ukuri ubu ku myaka yawe kuko birageze ngo ufate iminsi 2 urara mu mayoga urarana n'umugabo nanabikubwiye niba utari unabizi uriya ni umugabo ufite abagore barenze umwe ako se noneho icyo banza ucyumve banza wumve icyo kintu ubwabyo banza wirebe unarebe umuntu muri kumwe Linda imyaka 19 umugabo umaze kugira abagore barenze 3 icyo ni icyambere icya kabiri ku myaka yawe nkaho wakabaye wicaye mu ishuri wiga kimwe n'abandi bantu mungana kuko inzoga zikugira kaziza abagabo bakugira ipanshi kuko urumva byari bikwiriye iby'inzoga byihorere ahubwo ibintu by'abagore ngo bangahe wasanga noneho utarunabizi yuko afite abagore 3 batatu gusa hari n'abandi batari bamuzanira abana ariko uko byagenda kose barahari neza ubu mubwira yuko ngo ukunda kurusha uko nkunda mukuru wanjye ntamukunda pe ni umuvandimwe ariko zijya nkunda hari ikindi kintu ariko ibintu byo kuduteranya wapi ubwo ntushaka kuduteranya ndaguteranya nawe ngo bimarire Nshimiye tumeranye neza rwose iby'iminsi 2 mu kabari byihorere ahubwo abo bagore wapi ku kibazo rero n'abantu b'iki gihe ubu ndakugira inama wakabaye utega amatwi aho kugira ngo nabyumve ubwo ugiye kumfataho ikibazo si we Linda ese ubu nkubwire n'ibindi bintu ubunyerewe yuko muri famiye dufite ikibazo cy'umukobwa bita Linda kandi nzi ko ari wowe Nshimiye aheruka gutera ubu ikibazo ahantu kigeze ariko kugira ngo wumve n'uburemere bw'ibintu uri murebe nuko watangira kwiyingamo impinduka ndakubwira ni wumve ubwo zuragira ngo nkugire kwa amazimwe cyane ayo mazimwe yawe bantu ibyo se nibi ibyo ndase ugeze uza kumfasha kumarika akaguru indinda rya kabara umva rero wa mwana kugira inama kandi bugira bwa nyuma ibyo nkubwiye byose mbonye ari wowe ubwo urushijeho kundakarira nta nubwo wumvise Nshimiye yuko ari ikibazo aho gutangiye kurakarira umuntu kugira inama uburyo ntangamwe amazimwe aya ibyo umva reka mbwiye koca ndakwiyamye cyane ayo mazimwe yawe nge nashimiye turi bakuru ibyanjye nashimiye reka nkugire inama wa mwana si icyo kibazo si wanza kumva sinzabona wete tubutwize kuzana ibibazo muri famiye ngo wari ibibazo ufitanye na Nshimiye umwanya wo kukumva wari uyu wonyine Subwo nta soni kumurura gutya. Ntabwo kurura soni. Ngengeza aho n'umuvuga nk'umujura mwiye nzo nta soni. None se ubundi kaba kaje gukora iki muha? Naje gukora. Kitumbukiza. Usigaye mbaza unaje gukora iki hano? Wazanywe n'iki nyine? Isuri ya ibyo nkubwese ntabwo byumvise. Nta matwi ufite yo kumva. Hejuru y'ibyo twakoze utagiye kumura nk'umujura. Hehe. Ibyo twakoze se ndakubwiye ko twabikoze ari mu rukundo. Nta rukundo ngira. Nshimiye nta rukundo ngira rwo gukunda abakobwa ngiye nkunda ibyo bafite ntabwo nkunda abakobwa akabagabo mwabaye muti ngewe ibintu byose umva abagabo nyine ufite benshi uziranye nabo genda ujye kubareba ubabwire ibyo ngibyo uri kumbwira hejuru y'ibintu byose twakoze utangiye kumwa ngo nta rukundo ugira hejuru y'inda wanteye uyu mwana azaba hate umwana mwiruka nkamugenda ushaka se akomana yanjye iyo mbimenya rero ntiwabimenya ntabwo wabimenya nakubwiye yuko ntigeze ngukunda nakunze ibintu byawe uvuguta hari ikindi ushaka hari ikindi kibazo ufite shimi uzicuza iki shimi uzicuza ibintu ukoze shimi ntajya yicuza n'umunsi warimo icyo wasanga uri imana gusa ibintu ukoze nimba ushaka ubufasha hari za Croix Rouge hari ababikira hari imiryango myinshi cyane ifasha abantu genda rero mva imbere w'intebe se ngenda njya he hariko ugenda ariko urebye ugasanga uri kumwanga ngewe reka rero mugire inama sibyo reka mugire inama urava hano
hano ngukuye amenyo. Iki? Urava hano ngukuye amenyo. Ariko se guca kwatinze kwera tukamba ko twagiye kabisa. Muvane ni rya kababa. Ndakwinginze wikwita ku by'amasaha. Sataho n'igice kwera. Kandi nkubwiye impamvu nayo wayumva. Nkubitanye na kagakobwa ujya wumva ngo nirinda. Ariko wagira ngo nako ntagasazi neza 100%. Ako sonda cyane nibaza. Ubundi wa mukobwa ngo naririnda ni arinde. Bya birakura yiki. Niba bari ikiguryi biramureba. Ariko Jeribe siko bari ari ikibazo cy'umuryango muri rusange. Kugira ngo se biba turayigi twenge. Umwana ni ikiguryi. N'umureheta w'umugabo nawe ni ikiguryi cy'umugabo. None rero turagiteye agahinda. Nkubitanye nako none visa ndakabwira se wa gakobwa we. Nshimiye ko ari umuntu w'umugabo ufite abagore n'abagore uri murarwana n'iki. None rero ikintu gitumye ngira umujinya. Nta nubwo we wari ubize ejo bundi nanze kubikubwira. Ndumva ni kwa mu byo kwa gatatu we wari uryamye. Naragiye nsangano kari kumwe na Nshimiye. Bakina biyari. Nyigisha ariko bino bintu niko byabaye. Kwigisha ahubwo. Shari. Narabikubwiye jewe urumva. Uri umuntu wanjye ndagukunda urabizi. Shari. Uzi gukina. Nyigisha bino bundi babikira batako byashanze. Unamunda mwana wewe. Boshe? Kurakariye. Ndabona gasa n'abazungu konyine. Shimye ibintu urimo n'iki? Shimye. Kandi narakubwiye ibi bintu urimo n'iki? Urafata miliyoni 5 z'abandi nabimeze. Uje kemara kuri za kabwe ibi bintu bizagukoraho kandi. Ibi bintu bizagukoraho. Urambaza icyo ubundi wowe. Ubisa bino mu by'ukuri bizakumira. Ibiki se? Urafata amafaranga y'abandi. Twishyirira. Akashije tuvugisha ukuri. Uribuka umuntu wariye amafaranga ndumva ari amadolari kangahe. Ubundi yatugeze avuye mahanga. Ibyo byumva. Uribuka umugore wasize mu rugo. Uribuka abakobwa numva bashobora kuba barashyize amafoto yawe hanze sinzi ibyo mwari muri. None mu by'ukuri ufashe amafaranga yo kwakamisha miliyoni 5 amakuru yagezeho. Inkuru yabaye kimomo ko ari amafaranga y'abandi. None igitangaje uranagafata amafaranga ukanayarya. Ubundi ibi bintu urimo ni aho byari mu macupa. Ubundi ibi bintu ubundi reka mbanze wawe wakigurye. Ubundi ubatayari akoma nyoko. Kocha banze mubwire wowe weticucu. Nundi munsi sheri. Jehova mubwire nyamaga kumva nyanze kugicucu wewe manyo. Nundi munsi ndakubashye ndi kumwe na sheri. Urumva ndi kumwe na sheri kigoryi. Nundi munsi wowe. Shimye reka mubwire. Manyoko. Tega amatwi nubwo ndeba ka. Nimwe sheri mwihore. Yewe ndakubwiye ngo ibintu mubwiye ngo ari uzavuga ngo iyo mbimenya. Umenye iki? Ugeze wuvanga byeri n'inzo. Yewe ariko ibintu uri murakora. Iki kireka ni iki bizagugeza kuri gahunda bakuganya toka wewe agiye uri uzapfuriye ibintu nibigukoraho bye nitandukanyije nawe. Wewe baronani wewe wacha nini? Wewe toka hapa wewe mjinga toka. Hii ni familia wewe toka wewe mjinga. Natani na manina. Sheri. Inzoga zakishe bavanga inkoni n'amacupa byose basunika. Navuze se noneho uyu mwana ibintu agiye kutuzanira nibiki? Nakubeshye. Nta yindi mpamvu yantindije. Nagerageje kukabwira nibura mbona ntikumva gafunze n'umutwe utashimiye. Ngo niye yamuhirye amafaranga ko bakari nijoro. Igisekeje noneho kariye imyemerere gafite. Niyo twagira dute iko nacimiye babaye pata na roye. Ngo kurara mu kabari singo ibyo bikabwiki.
ngoze ngo ishuri ngo ko ariko kiyigiraga ngo karatwigira ibyo biza turyaho iki abari tukarekane na cimi ubundi barabizi ubundi umwana ungana urwara w'umukobwa nyina akanya gashinga ihemba ate ubundi kunyina tamucyango mugiye mugani biriya nyina se ahubwo yirirwa tugendaho ngo nitwebwe twakabaye duhindura uriya muvandimwe wacu karase karabyumva sinakabwiye ko byanyene ko mama ze ko yarangije kumbyara zambyara ubwa kabiri mamane ngo karangije gukura ngo nta kindi karwana nacyo ngo nta n'umujyanama n'umwe gakeneye mu buzima bwako ubuze nyina sijya kuvugana no ku matelefone undi rero mubona ku maso nakubeshye turavugana ariko sindabura nawe vizavi ariko iyo tuvuganye mba numva ari umuntu uteye agahinda akuvugisha yaciye bugufi mwuka byaramwe mwandwanye mukamfasha niba namwe muri ababyeyi ko umukobwa wanjye naniye umukobwa wanjye ko avuye mu ishuri imburagihe umukobwa wanjye ugiye kwihoma ku mugabo ko we ngo nazi ko umuvandimwe wacu ari umuntu w'umugabo ibyo arabizi ntabwo ngene nahura nawe vizavi rwose hariho nkwereke tujye kwa bintu tutaze twatinze noneho tuvuyeho kare wanamuhamagara none mukobwa tugahura tukamugera ibigero byo ariko byaba nayo ikigorya bari kwicaranye nawe mbona nk'umuntu rwose uriya mubyeyi afite agahinda wabonye uko wa Bernadette ndabona warabakije akazu keza ahantu hose amakara amaranje siko ahantu hasirimuye warihaye ndizera yuko mu minsi iri imbere bazajya baguheka ahari ntabwo ari ni keza batayibura kumenya gake karibu stabe abantu banabirunda Eliya Bernadette wakabonye cyakora ntakubeshye aka kazi ku rwego rw'abaseribateri ni bamwe mu baseribateri babaye ahantu heza ndakora iki aka kazi rero baraye njye mu muhango kumbona kandi ntabwihishe bya bigo ibyaga bijya gutesha Bernadette umutwe ubwo yamaze ajya kumenya hano hantu no karihishe nta zindi nyinshi zihari uhari kano hariya tuwanyijeho nini niyo kwa wanyirayo nari nyuma hari n'undi museribateri nabo bamo kandi nkaka ariko se ubundi habamo nde nande ni Bernadette nande oya ubu hano habamo n'uza Eliya umusaza wawe kamara Bernadette hano babona wabo urantuza nani Louise waza rimwe na rimwe kwa namushyiriye akantu ka kantine ndacuza iby'amata n'iki noneho kuko ari kure ya hano we nitwe twari tubona ngo datani ndio nde kibazo noneho bafata kandi agati impande yaho ngaho ubwo hano hataye rimwe na rimwe se ko umugira neza man ariko se wowe ubwo yamaye papa kumbi yama harimo na tuwarete abantu b'abazungu ariko nagize ngo nakazungu k'agashamo abazungu harimo n'icyumba kigali wagira ngo ni ibyumba byo mu makatasi ariko ko cyane ngo nakabya yewe numiwe nyamara aba bantu warabakije jamani kumbe harimo n'amazi ariko cyako cyuzi mu kabya cyane akubeshye aba bantu jamani ahubwo se ko